urona ijisho ry'uruvu ukuntu rifunctiona, buriya ijisho ryarwo rishobora kureba hejuru, rikareba hasi, rikareba imbere, rikareba cyangwa inyuma, rudakoze movement n'imwe. So urumva yewe nakoresheje iyo ntuzi yo ako kantu nyine ho kuvuga nshobora kuba ndi ahantu hamwe gutya muri position, ariko nkaba nabasha guprevisiona nyine nshobora kureba ibintu biri kubaho iki gihe ndahanga muri no position, nkareba ukuntu situation imeze iki gihe, nkavuga ati kubera ko situation imeze iki gihe ntago imbere kuriya bisaba bimeze neza cyane cyangwa se bisaba bimeze nabi. Ubwirumva ijisho ryawe ryakweretse ibintu ukurikije uko ubona bimeze aka kanya, cyangwa se ukareba ibyahise inyuma uri muri aka kanya ukavuga ati mu gihe kiri imbere bizagenda gutya. Ni nk'iyo ntuza context nashatse kwiyitirira iryo ako kantu ijisho ry'uruvu.